Hero nikaze kuri uyu mugoroba mwiza w'umugisha, umugoroba twongeye kugaruka muri studio ya Duel TV. Twishimiye kuba twongeye kugaruka imbere yanyu mwebwe abakunzi bacu, kandi tuzi ko mudusengera ku manywa na nijoro nkuko mpora mbivuga, kuko ndabizi neza ko abantu benshi tubasha kuba turi kumwe kuri umuyoboro ari abantu babasha kwegera Imana. Nge muri kumwe ni Reverend Benjamin. Rero ndabasuhuje mwese abo muri leta ya Kentucky ndetse hano muri Louisville. Turabasuhuza mwese abari muri Amerika, muri leta 50 zigize umugabane wa Amerika. Turabasuhuje mwese abo muri Afrika, cyane cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, Burundi, Congo, Uganda, Kenya, ibihugu byose uko ari 54 bigize umugabane wa Afrika. Turabasuhuje muri Australia, turabasuhuza mwebwe abari Burayi, turabasuhuza mwebwe abari muri Aziya, turabasuhuza mwese abari muri Canada, inshuti zacu zakadasohoka kandi zijya zibasha kugenda zikatwandikira, mukatubaza amakuru, mukamenya uko turi kandi mugakurikirana ibiganiro byacu, akaba ariko mugenda mubihereza n'abandi. Murabizi rero ko twihaye intego yuko muri uyu mwaka ari umwaka ari ukuzamura ijwi ryacu mu kuramya Imana ndetse no guhimbaza. Niyo gahunda dufite muri uyu mwaka 2026. Rero iki ni igihe n'ubundi tuzamuye ijwi ryacu, kandi ntago ari ukubizamura dutera waraza, ahubwo turagenda kuri rya jambo riri muri Yohana bice 4 n'umurongo wa 23 n'umurongo wa 24, aho Yesu yagane n'umusamariya akamubwira ngo birakwiriye ko abasengera data bagomba kumusengera mu kuri no mu mwuka, kuko mwe nabo ngabo bikwiriye ko rero bamusenga ko data ari umwuka, n'abayisenga nabo bagomba kuba bari mu mwuka. Rero muri uyu mugoroba ntabwo naje jyenyine, ahubwo n'ubundi nashimye no kuzana n'umushyitsi w'umutumirwa kugira ngo nawe tuganire nawe kandi mugende mumenya n'inshuti zacu, kuko ubu ni ukuvuga ngo dutangiye kugenda twaguka. Nikaze muvandimwe kuri Duel TV. Gahunda yacu nta yindi, nikora neza, gahunda zacu no gukora neza, kandi n'ikimana tuzaniye mwisi. Ni karibu rero kugira ngo wibwire inshuti zacu, inshuti za Duel ndetse n'inshuti zawe muri rusange, bibwire bamenye uwuriwe. Murakoze cyane. Murakoze pastor kutwakira. Amazina yanjye nitwa Igena Mugisha Fisi. Niyo mazina y'ababyeyi. Igena Mugisha Fisi ni iry'umubatizo. Ndi umupapa, ndubatse, mfite umugore n'abana 2. Mvuka mu bana benshi. Mfite ababyeyi bakijijwe ndetse nanjye ndakijijwe. Murakoze cyane. Nibyo, ni karibu cyane Mugisha. Ndabizi neza ari igihe rimwe nigeze naza mbona ufite abavandimwe benshi. Ari n'umugisha wagize. Imana ishimwe cyane kuba Imana yaragwaye kuvukira mu muryango mwiza, mu muryango mugari. Imana ishimwe cyane. Rero Mugisha, uyu mugoroba urabizi ko twarabyifuje cyane kandi tugutumira kenshi, twifuza ko hari igihe rimwe wazaza. Nyine urabona ko inzu yacu ariko irimo byose. Ndetse buriya hari na gift turaza kuza kukugezaho, kuko uyu muntu ageze hano kuri Duel rwose hano bimeze neza cyane. Murakoze. Rero Mugisha, ni byiza kugira ngo kuri uyu mugoroba uze kuza kuba wirekura. Kuko abakunzi bacu bakunda abantu nyine babaganira, batarama. Nanjye ndi umutaramyi, ariko umutaramyi rwose. Umutaramyi. Ndabizi ko uri umutaramyi kandi ari ibintu watangiye kera cyane rwose. None Mugisha, ndatekereza ko wenda inshuti zacu zo ntago zakumenya ko uyu munsi bagiye kukumenya. Kandi banamenye ko buri akenshi uzajya unagaruka. Ndatekereza ko ni byiza kugira ngo uko bankunda kandi nawe bagukunde. Turi kumwe rwose. Hari ababyeyi beza, hari abakozi b'Imana. Buriya ntubiri buriya barahari, nubwo utababona bari hano, ariko buriya barimo barakureba. Uyu munsi wa none uraza no kubaririmbira, uze kuza kwitegura
rero Mugisha kuva nakumenya ndabizi neza ko uri umuramyi ukunda guhimbaza Imana ndetse urabona na taye yawe nyine iyo nabirimo ngiye burya nkunda cyane n'abantu banini iyo bari kuramya urabirokona ko ari byiza cyane barirekura iyo umwuka wera warebe iyo taye gira ukabona ko ihesheje Imana icyubahiro. None urugendo rwawe rwo kuramya Imana cyangwa rw'uburirimbyi rwatangiye ryari, si byatangiriye hehe? Mu by'ukuri ntabwo navuga ngo ni ibintu navuga ko byizanye bigira aho biva. Njye nagize amahirwe mvuka mu muryango w'abakristo, ntangira kumenya ubwenge. Twe twakuriye ahantu hari imijyi bita za Uvira. Umubyeyi wanjye papa ndetse na mama barasengaga, so badutoza kuja muri Sunday school, no kuja materaniro y'abana mu gitondo, rimwe na rimwe bakaduha n'amaturo tugatura turi abana, dukura dukunda kuba mu rusengero. So ariko bibaye mu 2006 twarahungiye mu Rwanda, biba ngombwa ko nja muri korali y'abana bakiri bato ariko bamaze guca ubwenge. Mva muririmbye icyo gihe, noneho numva ya mpano itangiye kuza gake gake. Sinari umuririmbyi cyane kurusha abandi, dore ko nari mfite n'ikibazo cy'ubumuga bw'ururimi nagize ndi mutoya. So bigeze mu 2007 bantorera kuba umuyobozi w'abaririmbyi. Ntibantoye kubera ko babishakaga ko muririmbyi, bantoye ko kuba umuyobozi w'abaririmbyi kugira ngo njya mvuga uburimi baseke, kuko nari mfite ikibazo cyo gucika mu rurimi bararudoda. Navugaga ibintu byose nshiramo fa. Icyo gihe Imana irankoresha igobotora ururimi. Amen. Angera kuririmba, n'ubu uvuga rero n'ubundi buhamya bukomeye. Naho Imana yampereye impano yo kuramya no guhimbaza kugeza amagingo aya. Iyo umwanya ubonetse turabikora. Murakoze. Yego murakoze cyane. Nabyumvise ko wabaye mu itorero, kandi burya mu itorero haba mu ishuri nyine ryigisha abantu kuramya Imana no guhimbaza. Abantu bajya muri Sunday school, bakajya muri korali z'abana, bakajya mu z'urubyiruko, bakajya mu nkuru, kandi aho hose niko bagenda bahura n'abarimu bagenda babigisha babizi. Noneho bikagira igihe umuntu abimenya. Bishatse kuvuga ku itorero harimo ishuri ryigisha kuramya no guhimbaza Imana. None se mugiye kugeza uyu munsi wa none uko wabikoraga nyine uraho nabyumvise ni muri Afurika n'ahandi ugeze muri Amerika, warabikomeje cyangwa warabiretse? Ese ubundi ubuzima bwawe muri rusange ubayeho gute? Se ni impano igutunze? Urabizi ko harimo abantu kuramya no guhimbaza bibatunze, wowe utunzwe n'iki mu buzima bwawe bwa Amerika muri rusange? Kuko birakwiriye kugira ngo abantu bacu bamenye Mugisha niba akomeje kuririmba, niba afite uburyo bwo kubaho, niba iyo mpano ari imubeshejeho. Mu by'ukuri muri ibi bihugu dutuyemo by'amahanga bya Amerika n'ibindi bihugu bitandukanye, biragoye ko watungwa na YouTube, watungwa no kuririmba mu nsengero, watungwa na bene utwo tuzi tundi dutekereza. Kubera ko basic y'ubuzima burahangaha bw'ibanze buragoye, buravunye, budusaba gukora imirimo yindi isanzwe. Dukora mu makampani, rimwe na rimwe tukaba twakwikorera n'ibiraka byabonetse mu byo tugenda tumenya mu bumenyi bwacu bukeya. Nuko niko tubayeho. Naho kuvuga ngo kuririmba, yego hari abo bitunze mu batuye muri ibi bihugu bavukiye bazi n'ururimi neza rw'Icyongereza, bitewe nuko bafite abantu benshi babakurikirana, bafite uko bumvikana bitandukanye n'ubwo twe twumvikana, kuko indimi zacu ntiziragira imbaraga cyane muri ibi bihugu. Ariko mu by'ukuri hari abo bitunze, ariko twebwe nkatwe
tuvuga ikirimi cy'ikinyarwanda, ikirundi, ikinyamurenge, ntabwo turafatika even n'igiswahili titurafatika ngo tube twavuga ngo ni umurimo wagutunga muri ibi bihugu gusa. Bigusaba gukura amaboko mu mufuka ugakora. Mu bintu byo nzi ndabizi ko uri umukozi kandi nigera rimwe nigeze nsanga hari ibintu uri kugenda wegeranya uvuga uti mbona mbese urashaka kugira ngo wirukane ubukene. Burya biriya bintu ni ibiki? Ni byiza kugira ngo bivuge n'abakunzi banabimenye bacu, ntawamenya wenda wo kugenda wihugikana impano. Njyewe nta kazi na kamwe nasuzugura iyo kari bumpereze ubushobozi bwo kubaho. Mu mwaka ushize nigeze niga ibintu ndabikora bimvaniramo amafaranga make ariko ndayabona. Nta bindi ntize kotsa kandi wose umurimo wacu mu buryo kotsa akanyama, kotsa inyama rwose se nayo mbizi ko kotsa wakotsa umuntu akagomba amafaranga. Mu by'ukuri igihe narabikoze kandi mbona umusaruro. Kugeza ubu hari ibindi bintu ndimo ndakora bijanye na pedikira, like kuguca inzara. Hari abageni badukeneye bazaduha akazi. Hari abantu bashaka kugororwa imitsi y'amaguru, massage y'amaguru, birenge, intoki, byose turabikora ubu. Abaza kubikenera muze kubaha nimero zacu kuko ni ibintu byiza cyane kandi bifashe imitsi gutunganya amaraso neza, abantu bagahumeka. Nabyo ni byiza. Uzi kwihangira imirimo kabisa. Nabyo ni byiza nabyo ni byiza iyo bigutunze ntacyo biba bitwaye. Ikibi buriya akazi kabi ni ukwiba gusa. Ariko buriya iyo ubonye umurimo ari wose wakwinjiza wawiguka ukora. Birumvikana urakoze cyane. Nabyumvise yindi igihe nikigera hari igihe wenda uzotsa tukarya tukumva uko bimeze cyane rwose. Abafite ibirori, abafite iki bazakugane. Ariko kandi ntabwo ndi bujye kure y'intego yacu ya duwele muri 2026. Numvishe ko abaye umuramyi Imana ngize kakugira neza ikagukiza uburajya wavugaga ngo fa cyane rwose. None rero ndatekereza ko wareba akarimbo kamwe kagufasha nk'umuramyi asigaye ubundi ukafata akanya tukaramya. Hari indirimbo nkunda ya ministeri bita Gisubizo, nanjye nyiririmbamo hano muri Amerika. Gisubizo aho bari ku isi yose ndabasuhuje. Ni abantu nkunda cyane, gusa bamwe tugenda tugira intege nke kubera ubuzima dushakisha, gasanga ntitubona imyanya yo kuboneka. Ariko hari indirimbo Gisubizo yaririmbye mu Rwanda, baravuga ngo Ebeneza mana waratuzahuye, Ebeneza mana waratuzahuye, ntacyo tuzaba kuko twihishe muri we, ntacyo tuzaba kuko twihishe muri we. Murakoze. Iyo ndirimbo ndayikunda cyane. Nibyo koko Imana yaratuzahuye, nawe yarakuzahuye wari inzahare cyane. Hari igihe nyine umuntu aba inzahare. Rimwe nigeze n'abana bamwe, noneho turangije turi mu gusenga ngiye kumva numva umwe afashwe n'indirimbo ikomeye cyane, izamuka muri we kandi nabonaga rwose ananutse bikomeye cyane. Noneho aratangira aririmba, nanjye ndamwitekere ndamureba, ndeba ukuntu ndi munini, ndeba ukuntu wari muto, ndeba ukuntu ari guhuhwa n'umuyaga, mbona ko bikomeye. Nanjye mpita mpagurukana kandi bakavuga ngo hombanuka 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 hombanuka. Ariko nawe urumubwire mu pastor. Najya ngo nabaje buryo hari buryo ubona umuntu ahombanye, none akavuga ati wewe bizagenda gute, none ugasaba Imana kugira agire yahombanye kugira ngo ahombanuke nyine aho agenda hombana biragire nawe azakwiye gukomeza kuba inzahare.
burya nimuzajya mubona abantu bari hariya bafite ibibazo mujye musaba Imana muze kugira ngo ibakore ku maso mubashe kumenya icyiza mwabasabira ku Mana cyane. Murakoze cyane. Nk'umuramyi ukunda kuririmba, ni iyihe korari igufasha yagufashije mu buzima bwawe wumva ukunda igira ibihimbano indirimbo yawe ikagufasha kimwe n'umuhanzi umwe n'indirimbo zabo? Indirimbo ya korari n'indirimbo y'umuhanzi. Abahanzi bo ni benshi kandi ndetse n'amakorari ni menshi ajya afasha cyane, ariko hari umuhanzi bita Misigaro Gentil wo muri Canada. Agira indirimbo nziza nkunda, aririmba avuga ngo umwanzi wanje ahora ntera ngateshuka inzira zawe nagambirira gukora ibyiza. Iyo ndirimbo ewan yatumye uriya muhungu mukunda cyane, kubera ko yaririmbanye na mugenzi we, ariko niwe kenshi ujya unkurura kuri icyo gitero. So mu by'ukuri iyo ndirimbo iramfasha, nawe naramukunze cyane. Ni umuramyi mwiza, tuye muri Canada, arimba neza, udasize bambonye n'abandi, ariko impamvu muvuze ni ukubera ko iyo ndirimbo iyo nyitekerejeho ndayikunda cyane birenze. Hanyuma amakorari yo ni menshi. Hari korari nabayemo nayo wa imyaka kuva 2009 bita Tenzi za Roho, nayibereye konditeri kugeza 2018 nje, kugeza n'ubu ntibaranyibagirwa. N'ubu aho barinda basuhuje abakiri mu nkambi, ariko abenshi bagiye mu mahanga hatandukanye. Mu by'ukuri ni korari yandeze inyubakamo ikindi kintu, nayo iranzamura. Nyuma y'iyo yindi nabayemo ni Voix des Anges, nayo ari korari nkuru, ariko naje gukomereza muri iyo ibintu biza kugenda neza. Kugeza uyu munsi rero navuga ko ari abantu bamfashije mu rugendo rwo kuramya Imana kuyimbaza. So aho bari hose ndabizi twarataramanye, Imana ibagiriye neza. Korari des Anges, Voix des Anges ndetse na Misigaro Gentil. Ndatekereza ko murumva ko umuramyi hano Umugisha arabakunda cyane, kandi natwe turabakunda. Buriya ndatekereza ko buri hari igihe kimwe bamwe muri bo tuzabana nabo mu bihe biri imbere hano, kandi mu bihe byo kuramya Imana cyane rwose. None dusoza, ni iki wagira inama ku baramyi kugira ngo kuramya Imana bibe ubuzima bwabo bwa buri munsi, na cyane ko bamwe kuramya Imana bo babitekereza ko ari uko biza ariko bageze mu rusengero gusa? Watanga izihe nama nk'umuramyi, nk'umuntu wagiye ufashwa muri ubwo buryo, na ndetse ukaramya Imana kugeza igihe Imana igukijije n'uburwayi, na cyane ko wumva ko iyo umuntu aramya Imana neza iramanuka ikaza mu byawe? Ngira ngo abo kuri Duel TV barabizi, narabibabwiye mbabwira ko iyo abantu baramije Imana neza imanuka ikaza mu byabo. Nigeze navuga uburyo Paulo na Sila baramije Imana, Imana iza mu byayo, bakiza ubwoba, irangije ibakura mu minyururu, ikuraho ibihindizo by'ibyuma byari biri aho hantu. Mbabwira ibya Yehoshafati uburyo baramije Imana, bamara kuramya Imana, Imana ikamanuka ikabarwanira, ikabarengera, ikabakiza abanzi babo. Bishatse kuba ko iyo umuntu aramya Imana neza, Imana iramanuka ikaza mu byabo. None wewe nawe watanga iyi nama hirya ibyo nagiye mvuga kugira ngo abantu bariho mu buzima buramya Imana? Mu by'ukuri pastor, navuga ko abantu benshi bitewe n'ubuzima barimo muri iki kinyejana, abantu benshi ubuzima burabakanga, bakibagirwa ko hari icyo Imana yakoze ku buzima bwabo. Ariko burya kuramya Imana, even no mu rugo iwawe waramya Imana. Ushobora no kwicara ugatekereza ibyo Imana yagukoreye, wumva ko hari aho wacumuye ukayisaba imbabazi. Kandi buriya kuramya Imana, njyewe njya mbwira abantu ngo si ukuririmba gusa. Nshobora kuririmba mu rusengero cyangwa se n'ahandi, cyangwa no mu rugo iwanjye,
ntaririmba ariko burya kuramya Imana no gutekereza ibibi wakoze ukabisaba Imana imbabazi ukagira communication nayo. So rero iyo wasenze neza, gusenga cyane si ugusubira mu magambo, gusenga cyane kwiza no kuvuga ibintu watuye bikaba ari byo biva mu ndiba y'umutima wawe kandi bifite n'ishingiro ry'ejo hazaza. Mu by'ukuri rero navuga ko kuramya Imana ni ibintu bihoraho kandi bikomeza ibihe byose, bigomba kubaka umuntu uwo ari we wese udategereje ko ari ibibazo bizakugeraho. Gusa niba ibibazo bikugezeho ntago nakubwira ngo uzagana ahandi. Yesu niwe muntu wavuze ngo mwikoreze amaganya yanyu mwese. Nuvuga ngo iyo tugarutse tukamwikoreza amaganya we ntatureka. Ni umunyempuhwe, ni umunyembabazi, arongera akatwakira. Niyo mpamvu nabwira abantu ngo kuramya Imana byongere bibe mu buzima bwabo, bibe mu ngo, mu kazi, ibyo dukora byose bibe kuramya Imana. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Utikuramya Imana bibe bwa buri munsi kandi duca bugufi twihana, byose bigenda neza kugira ngo tubashe gusengera data mukuri no mu mwuka. Urakoze cyane. Ndatekereza ko tugeze ku musozo, ariko wenda icyo nanjye nabona nasigira abantu nuko tubifurije kugira ngo n'ubundi mukomeze muhirwe mu byo mukora byose, ibyo mwerekeza amaboko byose Imana ikomeze bahire, kandi ikindi Imana bakomereze mu mwuka wo kuramya Imana no guhimbaza Imana no kwicira bugufi kugira ngo muri iki gihe cya none ihabwe icyubahiro. Nongera nsaba mwebwe inshuti zacu baduwe, mwibuka ko dufite ibitondo byinshi, birashobora ko hari ibitondo wabayeho utarigeze ubasha kuramya Imana uko bikwiriye. Mwabyumvise urugero twumvise ko umuvandimwe wacu yaramije Imana ageze ikamukorera ibitangaza, buriya avuze bimwe muri byinshi afite kandi zo ndatumwumva mu bigiye bitandukanye. Reka mvuge ngo namwe muracyafite ibitondo byiza by'umugisha byo gukosora ibitaragenze neza. Murakoze cyane, mugire ijoro ryiza. Murakoze cyane. Yego.